Mu by'ukuri uyu mama Debora atubwiye ubuhamya buteye ubwoba n'agahinda, nanjye nabwumvise ndarira numva ikiniga kiranyishe, byari biteye ubwoba cyane. Uyu mama yanyuze mu bintu bikomeye, yanyuze mu bihe bikomeye, ariko nanjye nkimara kumva ibi ngibi ndashimye Imana kuko yamurinze. Mu by'ukuri twamusuye mu rugo rwiwe, ntabwo wamenya ko ari wowe mama wanyuze muri ibi bintu. Haleluya. Ariko byanejeje cyane nukuri. Reka rero twakire Debora nanone adusengere kugira ngo asengere umuntu wese utwumva none anga udukurikiye kuri Murokore TV, kugira ngo Imana irusheho kumugirira neza, irusheho kugirira neza umuntu wese udukurikiye. Asengere abarwayi, asengere abafite ibibazo, ndetse kuko uyu mama afite ibintu byinshi cyane by'Imana, afite amagambo meza, afite ijambo ry'Imana. Imana iri muri we. Uramutse ushaka kumuhamagara ngo musengane, ntacyo bitwaye wamuhamagara. Nukuri karibu mama Debora. Imana ibaha umugisha. Ntari nasenga, narifitiye yerekwa ry'umuntu uri hanze mu gihugu cyo hanze. Nabonaga ari umuzungukazi afite uburwayi bukomeye, abaganga bananiwe, ndetse muri we yabaye desespere, yataye ibyiringiro yumva ko agiye gupfa. Ariko Imana irambwiye ngo humura, haracyari ibyiringiro. Yesu araza akore kuri uwo mubiri wawe kandi ukire mu izina rya Yesu. Imana irambwiye rero ngo humura, humura, Yesu ari bugufi bwawe. Yesu ari bugufi bwawe. Iyo ndwara yananiranye mu baganga, Yesu ashoboye kugira ute kuyikiza. Aka kamwanya yagukoraho ukabona imbaraga z'Imana. Uyu mwanya Yesu yakora ku mubiri wawe, agakora muri iyo nda, agakora muri izo nyama, agakora muri ayo magufa arara kuguguna buri munsi. Yesu yagukiza ukagirirwa neza n'Imana. Dotae bini fo ola egai utarive sive meni otae bini fo alevaya sive meni otae bini. Imana irambwiye ngo fata izo nimero umamagare, hari ikimana ishaka gukora wa muzungu we. Notae bini fo ola egai utarive sive. Irashoboye, irashoboye. Shaka umuntu gusobanurira, njyewe ntabwo nzi Icyongereza, nzi Ikinyarwanda nicyo nzi, cyangwa se Igiswahili. Ifaransa nacyo narakibagiwe kubera kuvuga Ikinyarwanda cyane. Uraza kwihangana uvuge ushaka umuntu ugusobanurira mu Kinyarwanda, ubundi ngusengera Imana, ubundi ubone imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Data wa twese mwiza, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite kugira neza kwinshi mu biganza byawe, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Byiringiro by'abakwizera, Data wa twese mwiza, sengeye amahanga yose atolevaya sive menio tae binifo. Sengeye abarwayi bose bafite indwara zikomeye, cancer, diabete, umuvuduko, Mana, indwara zose ziteye ubwoba ndazisengeye, mpagaze mu bubasha n'ubutware nahawe n'ijuru mu izina rya Yesu. Reka ukore kuri iyi mibiri y'aba babyeyi, imibiri y'aba bana, imibiri y'aba bagabo, imibiri y'aba bagore, imibiri dotae binifo olaegai utarive sive meni otae binifo alelevo dostaegai meni otae vaisir ula give sive. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zibagereho mu bitaro byo mu Rwanda hose. No live sive, ibitaro bikomeye n'ibyoroheje. Ndasengeye abantu b'Imana kugira ngo bakoreho Kristo, abakijijwe n'abadakijijwe kugira ngo babone ineza yawe, abaryamye ku bisasiro, abarwaye za sida, abarwaye za diabete, abarwaye za kanseri, abarwaye ibituntu, dotae gai meni otae binifo. Ababyeyi bananiwe kubyara aya masaha nibakira imbaraga z'Imana. Abageze ku iseta bagiye kubaga, dotae binifo, nibakire kubyara amahoro mu izina rya Yesu. Abana bari muri kuveze ndabasengeye nibagira ubuzima mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo imbaraga zawe Mana nizizenguruke mu isi yose ahari abarwayi bawe cyane, bakubaha izina ryawe. Ubakoreho Mana kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana. Mbasengeye mpagaze kuri iyi televiziyo kugira ngo imbaraga zawe zamamare, umuriro wawe nubakoreho, imbaraga z'Imana zibagereho. Ibyananiranye byose Mana, indwara zananiranye mu baganga, izo zikoreho. Imyuka mibi yose nihunge ku bantu bawe, nibakira ubuzima. Abarwaye imitwe, abarwaye mu nda, abarwaye imigongo, ndabasengeye nimwakire imbaraga z'Imana, nimwakire kugirwa neza n'Imana, nimwakire kubohoka. Dotae
taye bini fo olaive sive menio taye bini ulagive sive tole vaya sive menio taye bini fo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubikoze kandi kubagiriye neza. Urakoze ko bamwe bagiye kumamagara bakumva imbaraga zawe, bakumva kubohoka, bakumva kugirwa neza nawe. Izina ryawe niryamamare, iri jambo niryamamare ku bantu bawe Mana. Urakoze kuko ari wowe wantoranyije, nurikurikirane imyaka ibihumbi kugira ngo izina ryawe ryamamare. Urakoze Mana kubikoze kandi kuje kubagirira neza nk'Imana, ni mu izina rya Yesu, amen.